Yes, reka mbifuriza komeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare official mukomere cyane, mbifuriza komeza kugubwa neza. Reka nkomeze nanifurize kugubwa neza Intare za Sarambwe aho ziri hose hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ya muri Nord Kivu, muri Sud Kivu, muri Masisi, muri Rutshuro, Walikale, Lubero, Uvira, Fizi, territoire ya Mwenga, territoire ya Karehe, territoire ya Shabunda n'ahandi hose. Ahangaha tuvugana rero ni Clever Bemba, nkaba mperereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkaba ntakiri muri territoire ya Masisi kuko abantu benshi bakunze kujya bivuga babyumva bagasanga nibereye za Burungu, ubundi bagasanga nibereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hariya mu mujyi wa Goma n'ahandi. Ubu ngubu noneho ni ibintu biri speciale kuko nibereye muri territoire ya Uvira. Muri territoire ya Uvira se ngo bimeze gute? Ubu ngubu rero ndashaka kugira ngo mbagezeho amakuru noneho y'imvaho, ariko reka mbyihutishe. Muri aka kanya kapitene witwa Nkurikiyinka Innocent wo mu ngabo za FDNB mu Burundi arishwe, yiciwe hano Uvira, nongera mbisubiramo ngo yiciwe hano Uvira, yicanywe n'aba FDLR batandatu. Birukuvuga ngo ibintu bikomeje gukara hano muri territoire ya Uvira, aho Intare za Sarambwe zamaze gufata igice. Territoire ya Uvira rero cyangwa umujyi wa Uvira, reka mvuge umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi munini cyane, abazi umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu ni umujyi nawo munini, abazi umujyi wa Goma ni umujyi munini, ariko umujyi wa Uvira nawo ni umujyi munini. Ubunini bwayo rero Intare za Sarambwe zamaze kuwicaramo, zamaze kugeramo, zamaze gufata ku gicaro gikuru aho bita kuri biro provisoire ya province ya Nord Kivu. Aho ngaho hamaze gufatwa n'Intare za Sarambwe guhera mu gitondo. Zari zihari, zaje kuhagaragara kuri meri ya territoire ya Uvira. Intare za Sarambwe zaje kuhagaragara kuri port public ya leta. Intare za Sarambwe zaje kuhagaragara no mu bindi bice. Ubona ko Intare za Sarambwe rwose zamaze kubigaragaramo, zamaze no kubyicaramo. Ibindi bice twavuga n'ubundi Intare za Sarambwe wenda ziri kwitegura kuba zafata, twavuga nk'uriya muhanda wo kwa Mwami. Intare za Sarambwe ubona ko ziri muri gahunda yo kuhinjira uriya muhanda uzamuka aho bita ku Jemi. Intare za Sarambwe zisa naho ziri kuhinjira, ndetse Intare za Sarambwe zikaba zamaze gukora strategy imwe ihambaye ku buryo cya gice cyo hejuru mu misozi Intare za Sarambwe n'ubundi hari na zirimo, ariko noneho kuri wa muhanda uva Baraka uri kwerekera Uvira, Intare za Sarambwe ziri kumanuka, bikaba bije gutera guhunga kwa guverineri Jean-Jacques Purusi, maire de la ville w'umujyi wa Uvira, general commandant region wa Sud Kivu waruri nawe en exil wakoreraga mu buhungiro, commandant secteur civil, bakaba bamaze guhunga bari kwerekera muri province ya hakurya Shabunda, muri province ya Maniema aho bita Kindu. Ubu ngubu babarizwa Kindu. Ubwo buyobozi bwose, yaba guverineri, vice guverineri, maire de la ville n'abandi bayobozi bamaze kujya aho bita Kindu. Ubu ngubu rero uracyambikana hagati y'Intare za Sarambwe hariya mu mujyi wa Uvira na wa Zalendo ndetse na FDNB yo ikomeje gupfa gusubiriza. Kumva yuko ibintu ntabwo byoroheye FRDC, FDNB, wa Zalendo, FDL n'abandi bafatanyabikorwa babo. Murumva yuko ndahamya yuko wenda mu masa murabizi ko n'umujyi wa Goma, burya umujyi wa Goma ntabwo wabaye tombe sur place ngo bibere isaha imwe, sibyo? Byo ngibyo murabizi ntabwo byabereye isaha imwe cyangwa umunota umwe. Haramanje hacamo akantu ndibuka ku itariki 15 Intare za Sarambwe zari zamaze kujya hariya za Kanyarucinya, ziri haraguruza muri parike ya Nyiragongo, ndetse munibuke umunsi zarashe
uri ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami. Urugamba rwarakomeje, batanga amasaha bababwira bati shahu turashaka kugira ngo mwe mwamaze kwiripotinga mwashize n'imbunda hasi. Tunibuka ko Intare za Sarambwe n'ubundi zavuze ko mu masaha 72 umujyi wa Uvira wamaze kwigarurirwa wose. Abakiri muri Uvira rero niba abandi bari muri Piyashi, abo ni Wazalendo, FDLR, FRDC bari muri bya bindi byo gupiya no kwiba. Ariko noneho nabo bakaba ahantu hari strategique hose hamaze gufatwa n'Intare za Sarambwe. Ubu ngubu nibo bahari. Ndumva ko update cyangwa breaking news y'ibiri muri Uvira kano kanya ko amakuru nyabahaye, amakuru ndabahereje rwose, kandi ndumva yuko munezerewe. Hari ahantu henshi baragenda mukura amakuru, bagenda bababwira bati Intare za Sarambwe ntabwo zari zafata umujyi wa Uvira, ati Intare za Sarambwe ntabwo zari zahinjira. Icyo nababwira cyo nuko hari abamama, reka mbashimire, hari abapapa, hari abadada n'abandi nimugoroba bageza Intare za Sarambwe ziri, bazana amabiswi, bazana n'utundi tuntu bari kuvuga bati wakombozi muri Shafika hapa. Ndahamya ko hari n'abandi bavandimwe bari muri FRDC, abari muri Wazalendo bakuyemo imyenda, nk'uko wenda mu makuru nari nayababwiye amakuru uko byitwaye, nari nababwiyeho. Nkomeze noneho inze mbabwire uko kuva Kamanyora ukomeza werekera Uvira byari byitwaye. Nagerageje rimwe na rimwe kuba amafoto, amakamera n'ubundi byabasha gutambuka, ariko ntibyashoboka mu buryo bwuzuye, kuko wenda hari abantu benshi urugendo rwanjye bakomeje kurusengera. Imana ibaha umugisha abafashije amasengesho n'urugendo rutari rworoshye, ariko aho rugeze ahangaha n'ubundi ruracyakomeje, kandi nejo bundi urugendo ruzendereya no mu bindi bice n'ubundi hose umuntu agende ahagera kandi abahereza amakuru y'ukuri, amakuru y'umwimerere, sibyo? Ndahamya ko murankunda. Kuva Kamanyora ugera Gatogota hari umutekano wuzuye. Intare za Sarambwe ndemeza ukuri zacunze hariya, ku buryo yaba Muzalendo, yaba FRDC, yaba Umurundi, ntabwo bigeze bavuga ngo baza gukinira Kamanyora. Bya bindi bavugaga kwari ukwikina, ntabwo bigeze bafata Kamanyora. Intare za Sarambwe zayigezemo zigeramo. Ahangaha nageze Gatogota hateye agahinda. Gatogota ni ahantu hari navuga abaturage bari banishoboye, kuko kuva Gatogota uza ukagera hano Kamanyora ntaho nakagendo, kuko ku moto ni 1000 francs congolais niyo umuntu yishyura uhava ukomeza kugera hariya. Kuva Gatogota ugera Ruvungi mu muhanda munini wari urimo defense, wenda muraza kuzibona, ndaza kuzibereka, nagiye ngerageza kuzifotora. Defense nyinshi z'abarundi. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye Gatogota ku mazu ahona nubwo wamenya ko hari amazu, ariko amazu yamaze kurengerwa n'ishyamba. Gatogota hari yavuye muri centre, hirya gato hari amazu ariko yamaze kurengerwa n'ishyamba. Aho ngaho nkiyagira nahasanze Intare za Sarambwe zaziri muri patrouille, ntacyo zantwaye, twavuganye baransuhuza, mbona ko nta kibazo. Imana ibaha umugisha Intare za Sarambwe aho ziri hose, sibyo? Noneho uvuye aho ngaho ugakomeza, Intare za Sarambwe zari zifungiye aho ngaho. Noneho uri kwerekera iyo muri Plaine de Ruzizi, harimo defense zigeze nko muri 50 z'abarundi. Defense zigeze ko muri 50 z'abarundi, wakwegera imbere akaba ariho uza gusanga defense nke cyane zari z'Awazalendo, ariko FRDC yo iragenda ijya gufungira Ruvungi. Niho yari yarafungiye, sibyo? Niho yari yarafungiye. Intare za Sarambwe rero zarakubise
zirashwanyaguza zikubita twa defense twose tw'abarundi, kuko wenda abantu bazi uno muhanda niba ari route nationale numero 5 uturutse hangani, uturutse hano ku mupaka n'ubundi wa Kamanyora Bugarama, harimo umuhanda ni route nationale numero 5. Iyo route nationale numero 5 igiye ku nkengero za riviere ya Ruzizi. Riviere ya Ruzizi zigiye ku nkengero ukagera epfo aho donc nukuvuga ngo yuvuye hariya Gatogota hari umugezi wa Kamanyora. Ikigezi hari n'ikiraro cya Kamanyora, abantu wenda baraza kubibona n'ubundi muri groupe nabiberetse, abantu bari muri groupe Intare official kuri uriya mu hariya kuri biriya bistati n'ibyari byarubatswe na Perezida Manzari Mobutu. Ntabwo biri kure cyane y'u Rwanda, biri muri Plaine de Ruzizi. Noneho aho ngaho hari ibiti niba byita imingazi. Iriya plaine irimo ibiti by'imingazi. Muri iyo mingazi irimo aba FDNB, izo mbonerakure bagendaga bagashyiramo defense, bakagenda munsi y'igiti bagashyiramo agahema. Naje kugera ahantu hamwe hari defense n'ubundi ya Wazalendo, ni defense ya FDNB, bayituyemo ikintu bita rocket. Irabarimarima, bari barashyizemo bwa buntu bagenda bagapanga imifuka, ibintu by'imifuka bagashyiramo umucanga, bagashyiramo n'itaka kugira ngo igihe bagiye kubarasa amasasu ntabagereho, sibyo? Ibyo ngibyo rero byaje gukubitwamo rokete na M23. hari harimo abarundi benshi, umubare mwinshi, nanjye ubwanjye singuzi. Bagenzi babo bebonye twadufuka, nahageze nibuka ko nanabifotoye, ariko ari kunuka. Nabuno ndakibuka umunuko uhari. Baraza bateramo rokete, abari barimo bose umubare ntazi, uwo mubare wose uragenda upfiramo. Barangije bafata twadufuka baraza borosaho. Aho nahavuye harahandi nageze, hari kino kimodoka cya Kamazi cya FRDC, barakijyanye bakivana hariya aho bari baje gutwara Manzari. Nabonye ari Kamazi gishobora kuba cyari nk'icy'abarundi. Bageze mu nzira bagiye kugera Ruvungi, babona ko nta nzira bari buze kugicishamo, baragitwika. Hari izindi modoka bari bafite nazo nabonye nk'amamodoka abiri yo batwitse, harimo n'imodoka imwe ya police, kuko nageze hariya kuri district yo bita ngo niba ari Siate ya Plaine de Ruzizi. Biro byaho naho bahatwikiye izindi moto, bahatwikira n'imodoka. Niba baratekereza ko M23 nihagira ibitwara umujyi wa Ruvungi. Rero umujyi wa Ruvungi kugeza amagingo aya ngaya nagezemo mu gitondo, ikintu cyo nasanzemo abasirikare bari hafi y'isoko, ndabona bagezeho ndi kwerekera kugira ngo nerekere za Sange. Nimara kubageraho, abaturage bari barimo muri centre yose bari abaturage batageze no muri 50. Centre ifite abaturage bageze nko mu bihumbi nka 60. Harimo abantu nabonyemo, ariko 50 ntabo. Nabonyemo abasaza Manzari 3 nasanze hano hamwe bari bicaye n'abandi. Ariko ikintu cyabayeho nuko Wazalendo mbere yo kugira ngo bagende baramanje bariba. Ikindi kintu nabonye cyari kirimo ni ingurube zo nazibonyemo. Nabonye hari abaturage bari yasange rwose nako Ruvungi boroye ingurube, bafite ingurube nyinshi. Babonaga ingurube iturumbutse ikava nk'iriya ikongera indi igahita ikongera ikagaruka. Ubona yuko rwose ubwo bworozi bwo bari barabukoze mu buryo navuga buremereye rwose. Ubwo bworozi bwo bari barabwitayeho cyane, ubona yuko bari babukunze rwose. Aha ndabona nagerageje kujya nganira n'abaturage bamwe, kuko ndi kubabaza abaturage bagiye bahungira, bambwira ko bamwe bazamutse bari Uvira, abandi bagiye mu Burundi, ariko n'abandi nabo
bavuye Gatogota bava Ruvungi, ko nta hantu sirivuple umuhanda wose urawugendamo ugasanga ari umuhanda urimo ibitoryi cyangwa ibiporoporo by'amasasu za Kalashnikov. Doke kuri uriya muhanda wenda abantu barajya baza babone n'utuvideo twawo nagerageje kujya ndufata. Ikindi kintu abarundi bari barakoze, bari bashyizemo imitego batega amabombe, kuko inzira umuhanda nanyuzemo yaba n'abamotari bavugaga ati uruhande rwo ruguru nta gupfa kurugendamo. Uruhande rwo ruguru abarundi bararuteze, kuko murabizi wenda hari uburyo ku mihanda nk'ibiri, umuhanda nako abasirikare bari kugendamo bakora icyo bita colonne double. Uri kugenda mukayiranya gatoya mukora iyo bita colonne ya part, sibyo? Ariko muri kugenda mu muhanda mukora colonne double. None bategaga ruguru bagatega no hepfo. Ruvuga ngo abagabo bamwe twagendanaga, wenda muraza no kukuma ndaza kugashyiramo, bambwiraga ati unyura hagati kuko nunyura ku ruhande aho ngaho barahateze bishobora kuguturikana, kuko n'ubundi mu muhanda wasangaga ko hari ahantu hari ibintu byaturitse, ibombe zagiye bishwanyagurikira mu muhanda rwose, ariko kiragenda kigacukura kikagera nko muri metero nk'ebyiri neza ubyibonera neza gutya. Urumva yuko ari ibintu navuga n'ubundi bitoroshye, ni ibintu bikomereye abaturage, kuko hano hantu ubona ko haje kugira ikibazo n'ubundi gikomeye, ahantu habereye imirwano n'ubundi hajya hakunda guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu by'amabombe, ibintu by'amasasu byaragiye bibaho mu mayira, byaragiye bitegwa ku buryo wenda n'abaturage rimwe na rimwe bajya bagenda bakabigwamo bikabaturikana. Kumva ko ibintu n'ubundi ntabwo navuga ko byoroshye. Bakunze b'Intare Official rero muri kumva ko ibintu n'ubundi bikomeje kugenda biba byiza ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo naho ibintu bigakomeza kubabera bibi mu buryo navuga bikomeye, ndetse na ya leta yabo y'abarundi nayo yakomezaga kwifashanya nabo, nayo ukabona yuko nayo ibyayo bikomeje guhinduka, aho abarundi bakomeje gupfa. Ubu ngubu wenda maze no kubabwiraho, mbabwira kuri uriya Kapiteni Nkurikinka Innocent uri kumwe n'aba FDLR nabo bapfuye muri aka kanya. Ikigaragara nuko imirambo ikomeje kwiyongera ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo ahangaha muri Uvira, ariko nkabasezeranya nkababwira ko isaha ku isaha Uvira yose iza kubatombe, kandi ukubona ko intare za Sarambwe n'ubundi ndetse n'amadubu bataza kwemera ngo bababwire bati no turagarukira Uvira honyine, ahubwo ko bari buze gukomeza bakirekera no mu bindi bice, ari hariya muri za Kalemi ndetse n'izindi ntare za Sarambwe n'ubundi ziri hariya muri Shabunda, nazo zikaza gufata ibyerekezo zerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, yaba muri Shabunda yaba muri Warikare, nubwo wenda drone zikomeje kuza gukora ibintu navuga ko bidakorwa. Nabizi byabaye baje donc indege ziza kubombarda hariya za Gatare ndetse na Gahongore, nubwo nta musirikare wa 23 n'umwe wabashije kubigwamo, ariko ibyo ngibyo ni ibintu byabaye, abantu barabibonye. Ibyo rero bivugitse ngo intare za Sarambwe nazo ntabwo zicaye, nuko ngo zikomeje kwagura. Icyo nababwira cyo kimwe nuko Kinshasa, intare za Sarambwe ziza kwisanga zamaze kugera muri Kinshasa mu buryo na Kinshasa nayo iraba itabizi, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari kumwe na wa mugenzi we witwa Neva baza kwisanga mu gihombo batazi aho cyavuye, bakaza kwibona mu byo batakekaga ko ariho baza kwibona, ndetse bakaza kwisanga batakiba muri presidence, kuko mu gufatwa kwa Uvira biza kugira ingaruka zaba ziri economique, yaba ziri economique ndetse na politique ku gisirikari cy'u Burundi. Ibyo rwose mu byumve, igisirikari cy'u Burundi na leta y'u Burundi, ino ntambara ya Uvira iraza kubagiraho ingaruka bo ubwabo, u Burundi ndetse na Gisegeti nawe ndamya nashidikanya ko biza kumugiraho ingaruka. Bakunzi b'Intare Official rero, reka mbashimire
mukomeze musengere Clever Bemba, mukomeze mumbe hafi, mukomeze mundagize Imana, kandi ndizera ntashidikanya ko amakuru muza kuyabona mu gihe rero baza kutwemera gukoresha kamera. Ndahamya ntashidikanya yuko ibyo byose muza kubibona. Mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, umugisha w'Imana ukomeze ubabeho, ariko munatere n'inkunga Intare Official. Umenye ati Bemba araryama, Bemba aratega. Urareba kugenda zino ngendo zose, ni ukuvuga ngo umuntu akoresha amatike. Icyo nababwira cyo, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha w'Imana, kandi mukomeze mwibanire.